tuvugana n'umwe mu bana be Leon Habyarimana. Twabishimye cyane kandi ndakeka n'abanyarwanda bose babishimye kubera ko ni intangiriro yo kwandika amateka nyayo y'u Rwanda, amateka atarimo guharabikana, amateka atarimo ibinyoma, kandi kuri twe akaba ari n'intangiriro y'ubutabera ku banyarwanda bose, ku bagize ibyago byose mu byo twagize. Ariko uravuga ngo abanyarwanda bose babishimye, ariko ngira ngo ntabwo ariko bimeze, kuko abashinja umubyeyi wawe ntabwo bashobora kuba babyakiriye neza. Ushingira he uvuga ko ari abanyarwanda bose babyakiriye neza? Abavuga ngo babyakira nabi nuko bari gushaka kuzanamo amapolitike ku nyungu zabo zitareba abanyarwanda bose. Ubu mwaba mufite icyizere ko inzira zo kumukurikirana mu mategeko zirangiye, cyangwa hari uburyo bwo kuba hakorwa ubujurire agakomeza agakurikiranwa? Mu by'ukuri ni imyaka 18 bari kumukoreraho iperereza. Muri iyo myaka 18 n'amamiliyari yatanzwe na Tribunal International cyangwa n'ibindi bihugu byakoze amaperereza, yerekanye ko ntabwo yigeze ajya mu byo gukora amaplan yo gutegura jenoside. Yerekanye ko ibyo bamubeshyeraga ngo habagaho za rezo zirongo cyangwa ngo habayeho ngo akazungu kateguye ibintu, ibyo bintu nta bihari. Ikintu rero nakubwira ni uko ikibazo cya Agathe Habyarimana, kubera ko ubundi nta nubwo ari ikibazo cye, ikibazo nyacyo nabahaniye indege abishe umugabo we, nicyo kibazo cye, nibyo byateye n'ibibazo byose igihugu cyacu cyageze, dayeri binagera muri region yose, bikaba bifite n'ingaruka mu gihugu twegereye Republique Democratique du Congo. Rero nk'uko nagusobanuriraga, bazagerageza bashireho gushaka nko kujurira, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze, kuko imyaka imaze 18 bari gukora iperereza kandi ntacyo bizatanga. Mu by'ukuri rero ni nkaho biri kurangira, bazashaka gushyiraho akanyongezo gatoya, ariko dufite icyizere mu bucamanza bw'Ubufaransa. None ko kugeza ubu ngubu Agathe Kanziga nta byangombwa byo kuba mu Bufaransa byemewe byuzuye yari afite, ubu inzira yo kuba yabibona igeze hehe, kuba noneho ubucamanza bwavuze ko atazakurikiranwa? Ni ukuvuga ko afite uruhushya droit yo kongera gutangira impapuro bundi bushya, agasaba bundi bushya. Ubwo ni ikibazo n'umwavoka we, tuzabireba twese, twicare turebe uburyo tubicamo, ariko tubifitiye icyizere ko bizatungana, kubera ko ibyo bamushinjaga byose berekanye ko nta na kimwe gihari. Uravuga ko mufite icyizere ko ubucamanza aho ngaho bushobora kuba bugeze ku musozo, ariko ngira ngo mu Rwanda ho aracyakurikiranwa. Ntabwo mufite impungenge ko aramutse asohorewe impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi, bahakoreshejwe nk'urwego mpuzamahanga rwa polisi rwa Interpol, ntabwo ashobora gufatwa? Ibyo bintu barabigerageje mbere baranabitsindirwa. Sinzi niba mwibuka ko bari bakoze mandat d'arrêt international, arayiburanira, arabibatsindira. Icyizere kirahari, kandi niyo ibyo bakora ibyo ari byo byose, mu gihe nta cyaha na gito afite, ibintu bizageraho bijye mu buryo kandi binatunganye. Ashobora kuba yajya mu Rwanda akabikurikiranwaho, niba ari umwere akagirwa umwere n'inzego z'ubucamanza mu Rwanda. Ikibazo cyo kuvuga ngo kujya mu Rwanda nta n'ikibazo kinarimo. Twese turi abanyarwanda kandi dufite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda igihe tubishakiye. Niba rero tutari twajyayo, ni uko tubifitiye impamvu kandi tubifitiye impungenge. Nta mpamvu ituma tuvuga ngo dushaka kujya mu Rwanda ubu ngubu. Igihe tuzashaka kujyayo, les conditions ziri remplies, tuzajyayo. Leon Habyarimana, umuhungu wa Agathe Habyarimana, nyuma yo kumenya icyemezo cy'abacamanza bavuga ko nta bimenyetso bihagije byo gushinja